Aya bakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuhuza tuboneraho kubifuriza kugomya kubwubwa neza. Anyway, reka twigandire kuri iyi Kongo yacu, aho Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tshilombo yari yijeje abakinnyi yuko equipe nationale nijya mu Coupe du Monde mu gikombe cy'isi buri mukinnyi agomba kuzabona ishimwe mpuzamahanga. Mu by'ukuri RDC yari qualification barayibonye yo kujyayo, so byanagenze neza cyane. Ariko ikintu cyatunguye abantu gikomeye nuko hari abumvaga yuko Tshisekedi ibyo avuga adashobora kubisoza. Ariko icyo ngomba kubabwira mujye bumenya, Tshisekedi afite igihugu kinini, ni province 26, kuba hafatwe ebyiri hagasigara 24 ntacyo sinumva ko ari ibyahatari, kubera ko igihugu ni kinini. None se uwo mubona hari mu ruhame urabona hari ikibazo afite? Igihugu cya Kongo ni kinini cyane ku buryo n'abantu bibajije ahubwo ku mafaranga yakoresheje ukuntu ari menshi. Buri mukinnyi yamuhaye imodoka y'ijipe ishobora kuba igiye ihagaze, buri modoka bavuga yuko ihagaze hafi $250,000. Yabahaye amazu ku mazi Kishasa mu mujyi rwagati n'amafaranga menshi. Buri mukinnyi wese uri mu equipe nationale niyo baba bakinnyi 50, ibyo nago bibareba, bagomba kubaha bose. So tunaboneraho kumushimira bravo Felix Antoine Tshisekedi wakoze ibintu tutatekerezaga. Igihugu kiri mu ntambara twumvaga yuko ari ibintu ugomba kuvuga gusa utazasohoza, ariko bravo kabisa. Bravo cyane, nge byanejeje, byashimishije. Ebana byashimishije cyane kurenza uko sinzi uko nabibabwira. Kuko ubwiye umukinnyi, erega abakinnyi bo mu Burayi, bano bakinnyi ba RDC hafi ya bose bakina mu Burayi. Rero nk'iyo nk'aba ba Bisaka ba Wisa bose, iyo bavuze ati twebwe tugomba kuza gukinira ikipe yacu nationale di Kongo, suko hari ibihugu biba bitarabahaye nationalité mu Burayi, benshi bakuriye Burayi, ariko bakanga ibyo bidasanzwe byo kuba bajya gukinira France, Belgique n'ahandi, kavuga ati katujye kwivuko natwe dufatikanye n'abandi. Mbonye rero mu kanya Felix Antoine Tshisekedi asesekara, kotake ya mbere yahise ayiha kocha, iya kabiri ayiha kapitene w'ikipe nationale Leopard. Ibintu byiza cyane, image nziza, so ku buryo ndabubwira nashidikanya neza yuko muri Afrika ibihugu byakora biriya ni bike cyane. Usibye kuba cyegeze kibigerageza kikabikora ni Senegal yarabikoze, ibaha ibibanza ku mazi ejo bundi batwara Coupe d'Afrique, nayo twayibonye yuko ishobora kuba yabaha ibirenze nayo. Ariko Kongo yigaragaje cyane nk'igihugu kiri mu ntambara kikabasha gukoresha uziko nk'amafaranga ziriya modoka zose zigera kuri 60 zihagaze zose 0 km sa plaque. Sinzi nimba namwe mwagiye mukurikirana n'umuhango wanyuze kuri televiziyo nationale donc RTNC, yanyuzeho kabisa ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga, ndekereza ko mwagiye mubibona. So ni image nziza, ni image ikurura abakinnyi bacu dufite mu Burayi bakaza gukinira ibihugu byabo muri Afrika. So nge ndumva ari byiza cyane, nge byanejeje. Hari benshi bavugaga ati ibyo yavuze ashobora kuzahinduka nka kumwe ajya ahinduka muri politiki, so agahinduka bagenzi be. Ariko ebana yigaragaje Gen Z yemeye ya DRC, Gen Z yemeye kabisa, yemeye kuko Tshilombo yakoze ibintu bidasanzwe. Buri muntu wese byamukoze ku mutima. Nekereza ukunda siporo, ukunda football, nawe bitakoze ku mutima kabisa. Yakoze ibintu bidasanzwe ku buryo hari n'igihe urumva we yegeza ababwira ejo bundi yaravuze ati twebwe ubu ndizera nashidikanya neza yuko
Congo nizegera yongera kubura donc Leopard equipe nationale nizongera kubura mu gikombe cy'isi. Urumva ko afite na confidence inarenze. Waravuga ati tuzahoramo, tuzongera kuvamo nyuma y'imyaka 52 tutajyamo, ubu noneho twinjiye dushobora kuba twaninjiye burundu, tuzajya tugenda uko kibaye tujyeyo, kiba buri nyuma y'imyaka 5. So ngewe naje meze nk'umuntu ushaka kugira uti kumushimira Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi kabisa, wakoze neza, bravo, binabera isomo n'abandi muri Afrika kameme. Rega ntimukavuga ngo abantu baraza kudukinira, sibyo? Wowe nukenera abakinnyi, sibyo? Kandi suko ibi bino bihugu biba bidafite abakinnyi beza bari no mu Burayi, ariko abenshi banga kuza kubera iki? Ubushobozi nibyo babaka. Simwigaragaze kuri pano ubereke yuko ubwo bushobozi buhari. Abo bana bashobora babonye ubushobozi buhari baracceptinga bakaza bagakinira equipe zabo nationale. So urumva rero nka RDC hariya yigaragaje kandi nekereza ko yabaye example, mufano nzuri, yabaye urugero rwiza for everybody, sibyo? Niko bitekereza, sinzi niba nawe ariko bitekereza, ariko niko mbyumva. Yabaye urugero rwiza cyane, ku buryo ndimo ndeba Gen Z RDC ebana ni ibirori noneho birazwi yuko RDC niho muri Afrika bashobora kuba aribo bantu ba mbere bazi gufana nk'ibisanzwe. Ariko noneho Leopard ikijyamo mu cy'isi kahise kaba rega na za Bukavu, nubwo wumva Tshilombo atakotorora na za Goma. Nekereza ko umunsi yikarifiya mwarabibonye bose bari mihanda nijoro, narabarebaga banezerewe basagambye. Gen Z ya Sud Kivu, Gen Z ya Nord Kivu bavuga ati RDC yacu irongeye igiyemo nyuma y'imyaka 52 irongeye ikarifiye. So ni by'agaciro. Ku buryo hari na bamwe bapeti twagiye tuvugana bagambira ati my friend, sinzi ko nabikubwira, ariko we are so happy. Kambira ati we are so happy kabisa kubona tugiye, kubona dukomeje. Tuzahura na Portugal, turi kumwe mu itsinda, tuzakina na CR7. Leopard bayikubise mu itsinda rinarimo abastari, guhura na CR7 ba Bruno Fernandes ko ari beshira. Uriya kapiteni wa Man City nawe azaba arimo Bernardo Silva, n'abastari benshi cyane. So bazahura mu itsinda, kandi ndizera nashidikanya ko mwari ratsinda ryabo RDC na Portugal nibo bahabwa amahirwe yo kuba bakomeza. Match zabiryoshye, match buri wese namushishikariza kuzareba kuko izaba ari match nziza. Kandi I know Afrika dukunda match, Afrika turabafana. Kujya hariya tugafana RDC, ndabizi East Africa noneho kuba nyuma ya RDC. Erega politike ni politike, naho kuba ari bisanzwe mu bafana, ni ibintu bisanzwe. Football ni fair play, sibyo? Asante sana.